Bigirimana Francois utuye mu karere ka Musanze yatangiye gukora muri Pariki y'igihugu y'Ibirunga mu mwaka w'1982 aho yari afite imyaka 23. Mu byo yari ashinzwe gukora mu kazi ke harimo kuyobora no gusobanurira ba mukerarugendo aho bagiye kwerekeza. Nta uyobewe ubwoba agira iyo ari mu ishyamba, ariko mu buhanga uyu mugabo azwiho nuko nta rungo abakerarugendo ayoboye bashobora kugira bitewe n'ibyo agenda bereka mu nzira. Uyu mugabo w'imyaka 66 avuga ko aka kazi yagatangiye benshi mu baturiye ishyamba ry'Ibirunga batumva neza akamaro ko kubungabunga ingagi zo mu birunga. Igihe cyambere mu myaka yashize bakunda kuzica kubera ko nta kintu baturage bazibonagaho. Nka Diana Kiza bamwitaga ngo n'umusazi kubera ko yabonaga abantu bari kuya mu ishyamba akabirukankana kubera ko icyo gihe nta kintu abaturage babonaga muri pariki. Bakavuga bati nawe n'umusazi uri kutubuza kuja kwishakira impongo, kwishakira ifumberi yo kurya imbogo, ari mu biki. Ubusanzwe uyu Bigirimana Francois azwi ku izina rya 9 bishatse kuvuga umubare 9 mu Kinyarwanda. Ni izina ryamenyekanye cyane mu basura ingagi. Wavuga ko yari hawe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Natangiye akazi ntangira muri groupe yitwa groupe Nofu. Ubwo iyo groupe niyo natangiye mu nyikoramo imyaka 4 ntabona n'umunsi n'umwe nyikoramo buri munsi. Noneho ubwo 8 z'ukwa gatanu niho naje guhindura muri orthopeni ya kera ariyo buno RDB. Ubwo rero ariko ngumiza kuyikoramo Perezida Kagame ampa igikombe cy'ubwitange nayo naranakoze mu kazi. Ahanyitano aravuga ati uyu ni 9 tumwise 9 izina rye rimuhame, ariko turashaka n'abandi ba 9 bagomba kuba nkawe. Ubwo izina ritari wa 9 w'igihugu n'ubu kwiza n'ubu abantu bose bampamagara 9. Bahizi Edouard na Harerimana Emmanuel bayobora ba mukerarugendo muri Pariki y'igihugu y'Ibirunga bakoranye na 9 imyaka isaga 10 bavuga ko hari byinshi bamwigiyeho. Wabonaga ari umukozi udasanzwe cyane. By'umwihariko rero muzi nkiri umwana ngira n'amahirwe nza gukorana nawe cyane ko yari role model wanjye. Yari umuntu udasanzwe cyane ko ari umuntu witangiraga akazi uzira ku gihe, akubaha buri mushyitsi wese abonye ndetse akamuha agaciro ke kuko umushyitsi waje mu gihugu turamwubaha cyane. Ariko Francois yari umuntu udasanzwe. Ni umuntu watangiye akazi ari umuporteri wa Diane Fosse, arazamuka mu ranger, arazamuka mu guide. Francois namwigiyeho ibintu byinshi uburyo entertaining abashyitsi twarabikundaga twese. Francois yakundaga akazi ke cyane. Yazamutse imisozi inshuro ibihumbi n'ibihumbi. So natwe twese turi mu kimbo cye. Yaba 9 na bagenzi be basanga hari iby'urubyiruko rukora mu rwego rw'ubukerarugendo rukwiye kuzirikana hagamijwe kumenyekanisha no gusigasira isura nziza y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Icyambere no gukunda igihugu. Iyo umaze gukunda igihugu rero uracitangira. Gukora akazi witanga utarebye ku nyungu zawe, kuko irebye ku nyungu zawe byose birapfa. Kunda igihugu hanyuma ubone witangira igihugu. Gukunda umurimo ndetse no gukunda igihugu by'umwihariko yakundaga ingagi ku buryo budasanzwe. Ngira ngo rero ni ikintu nashishikariza urundi rubyiruko, abakozi bashasha bagenzi banjye bari inyuma ndetse n'abatangiye akazi, kumva ko aka kazi turimo gukora atari akacu, ari ak'igihugu ndetse ari ak'isi muri rusange. Hari ibihe bidasaza Bigirimana Francois uzwi nka 9 yagiriye muri aka kazi yamaze imyaka isaga 40. Ni mu gihe hashize umwaka agiye mu kiruko cy'izabukuru. Kuko ingagi icyaginze noneho mugenzi aravuga ati se ku kirgu cyayinga ntago uzi kuri perezida, wayibwira kuri perezida. Muze yatoye ati ndi perezida, ariko nayo ni perezida hano muri Pariki y'Ibirunga. Ubwo rero ako kantu nako nta kantu nakwibagirwa nkuko uwo mundi yabivuze, ariko undi mu kubivuga ubwo nawe yari ari kuganira na mugenzi we, ntabwo yarabizi ko ari kugira ngo yumve ko mugenzi we aramusubiza. Mu bana 9 afite harimo 2 bakunze uyu mwuga wa se, bize ibijyanye n'ubukerarugendo no kuvura ingagi. Mu gihe cy'imyaka isaga 40 yamaze akora aka kazi ko kuyobora ba mukerarugendo, Bigirimana Francois yagize amahirwe yo gukorana na Diane Fosse uzwi nka Nyiramacibiri wakoze ubushakashatsi ku buzima bw'ingagi. Ndetse mu mwaka w'2020 uyu Francois yise izina umwana w'ingagi wo mu muryango Sabyinyo amuha izina Izabukuru, no mu mwaka wakurikiyeho 2021 yise izina umwana wo mu muryango Kwitonda amwita Kunda u Rwanda. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.